tumaranye mu gihe kingana n'ukwezi tuvugana nibwo yansabye kujya kumusura iwabo. Naragiye njya kumusura iwabo. Ngeze iwabo arasohoka araza arambwira ngo papa aracyari muri salo ntabwo arajya kuryama. Nguma hanze arakomeza nyine akazagenda ngo agiye kureba ko papa yagiye kuryama, nanjye ndaho hanze inyuma ya gate. Ego. Iwabo ubwo twagumye inyuma. Bigeze arambwira ngo ninze nganyereka ahantu tujya kunyura, twe gukomeza guhagarara hanze. Turamanuka hepfo ajya kunyuza mu gikari. Biba ngombwa ko hari ahantu twagombaga gusimbuka, aranterura. Araguterura? Anshyiramo imbere. Yakurengeje igipangu? Ego. Arangije arambwira ngo nimba hanze ko iyo nda tuyikuramo, nuyibyara ntuzagire ikintu na kimwe umbaza, uzimenye njye nakubwiye ibishoboka nagufasha, nimba ubyanze uzimenye njye nta bushobozi nabona. Urumva ndatwite, nkafata namara nko kurya nkabona inda yabaye nini, ariko nkavuga ngo nibabibona barambaza impamvu inda yanjye yabaye gutya. Nkaba nyweye vinegere nkayinywa. Hari ahantu twari duturanye bagiraga kanyanga. Iyo numvaga bitangiye kunzamo ngo ntekereze ko ntwite, nahitaga ngenda nkagura kanyanga nk'iya 200 barayitangaga, nkaza nkateka mu karu nkayishyiramo nkanywa. Yego. Mama wanjye yapfuye mfite amezi 9. Niko bambwira. Ntekereza ukuntu umugore wa papa yamfataga ndumwe. Ntekereza noneho ukuntu ngiye kumushyira, ngiye kugenda turi babiri. Numva n'ubundi buzima ngiye guhora nabwo. Nagiye mu cyumba ndeba umwana, noneho nongera kumva ko ibintu biri kumba hari ukubera umwana. Nangira kwicuza impamvu ntumviye wa musore. Naravuze ngo ndamutse mpfuye umwana bamwitaho. Nahise ntekereza kujya kugura ikinini cy'imbeba. Ndavuga ngo reka njye kugura ikinini cy'imbeba nze nyinywe impfe, nimara gupfa baragirira impuhwe umwana bamwitaho bamura.